utotera ni kwa kundi mwana ashado n'ibyo imvura irabukanira ubwo iramvura yo mbona ningiye kuvamo nkiro habuze gato nanjye guhita nsohoka ngata no kubita hanze iramvura yo nagiwa dore imvura ese man byaba ibyo twatetse wabimara neza ko imvura yabiguyemo arega haratu ugiye kumbeshya ngo haratura akubara birana byo biri mu rwego nese ko twabiriye ku mugoroba kuki nta biryo biri hari mu busa biyiko bitatu ubu wabimaze none utangiye kumbeshya ntari ibyo nako mwana rero ko bimara nabihashye ubu wabihashye byagenda bite ahubwo nyine ngiye natekerezaga urabona nyine muri iyi minsi birimo biranga turiba bakadufata twateka imitwe bikara uyu munsi naratangiza nyine akantu kameze neza ntabwo twagwa cyangwa nyine kikaza atubwira umushinga twakora ese harimo akantu ngo nyamagare uretse kumubwira tumaze tukiga ngaho kambwira ko kantu kumwe urabona nyine naho abantu bakunda gusenga cyane ibintu by'imisengere byo barabyubaha cyane nibo ba mbere nyine ngiye narari navuze ngo nyine baze kuza nyine tubabwire ko dufite abapasiteri nyine twitwa pasiteri niyo tukabasenya nyine abantu bagakira bana uzi ko byibutse papa nawe nibyo bintu yakoraga gusa ku kanya wari ubyibagiwe numva nyine noneho ubwo abantu benshi bazi ko nyine papa yasengaga bahita bavuga ati abahungu be nabo batangiye gusenga abahungu be bakifatiyemo tukagera mu ibyo byakunze rero urumva nyine amafaranga arayetaza ariko ibyo dukora byose tuganisha gutura gutura ari byo bya mbere kwitanga ubwo se ninde muntu uzaba uyoboye iryo torero wowe ushoboye kuza uyoboye itorero akuzi ko nzatera ikirenge mu cya papa iryo torero ngomba kuriyobora tuvuga ati none nje ndi pasiteri mukuru pasiteri Samusoni aha from Uganda from Uganda wavuga se Tanzania reka Tanzania nta pasiteri bajya babaye Tanzania se nta pasiteri bajya babaye ubundi ibintu byose bimeze neza bituruka Uganda bamantuza Uganda pasiteri from Uganda papa se ko yari foromu mu Rwanda ko yabinozaga ugira ko nta gatwiko kawe bukaba ari agatwiko kanye nyine kumva nyine abantu twabatura no bakaza gusenga bagatura ufite se nyisatura igihumba tu telefone ashira hasi tubasengera ariko wa mungane urabizi kiriya gisaza mungane gishobora kudukorera umuti urase twagira ukuntu tubikora noneho tugita tubikora nyine ukaza umeze nk'aho urwaye nongeye nkagusengera abana bagahita babona ko ari ibyanyabyo dusenga ibintu bigakunda byashoboka ariko njye nanabona n'undi muntu uri gufashamo nawe haze igiswahili uriya ni mubi cyane ndamuzi ni mubi umugabo yitwa nde ushobora kuba umwibagiwe ariko nta kibazo reka duhamagara uno musaza namwibutse ninde se bamwita Pierre 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 uramusana ntabwo uzi uriya mugabo ari haraguru uriya mugabo n'undi wacuruzaga ibisheke ndamuzi umuhungu we rero umuhungu we nameze nk'igisambo ntaribe reka duhamagara uriya musaza kuko nimero ze ndeba ndi kuzibura nomero z'abasaza nta n'ubwo umuntu ajya akunda kuzireba cyane namubonye Gapyisi itari gucamo neza iracamo sha ndabona iciyemo halo nimuze Gapyisi se mbwiye ko ari boro zungura ewana hano dufite boro zungura mwana ushaka waza tukabiganiraho nibwo dusanga ahandi impande ho badufite yako se kuba twarakwibye igitoki bivuze yuko waturakarira wevayo turahita tunagusaba imbabazi noneho birangire dupanga ibindi bintu turanakugurira sha uraje adusanga ahandi badufatiye okay sawa wowe dusange hahandi impande yabo badufatiye urahita utubona urabona ko byaciyemo ubwo nanjye gira ufite amayinite mwiza mpamagare Pierre ndayafite uriya mwana twarakoranye kuva na kera ibyo nakubwira biracamo uriya musaza ni alo Pierre meze bite se man Simani wewe ko wanyanze uragenda ugatuza pe shana uzi ko twakuranye carasa kongeye ngo reke kuvuga umuvugagura
Ni cha Samusoni ni cha nyine mani nta urabona handi mani rwa rutoki rwa musaza aho ngaho vayari dusanga twicaye rero mubwira akantu dukora mwana ni imari ni boro aha sawa mubwire ko harimo amafaranga menshi ni Samusoni nawe aragusuhuza nari bivayo shabanguka mwana ndabona umusaza uje rero nagiye kubona muramamagaye ariko ntabwo nzi ikintu mwanshakiraga. twari tugufitiye amakuru y'ikintu cyiza cyane havuyemo byo kuba twarakwibye igitoki. ahubwo naringize ngo n'undi muntu mwafatiye mu murima wanjye none nyine ubu nk'uko waduhaye akazi ngo tujye tukurindira imirima nyine twabonye ko bitarimo kuvamo neza inzara zimeze nabi cyane. hanyuma noneho mwafashe gahunda yo kujya gukorera amafaranga mukareka kwiba. n'ubundi ni ugukorera amafaranga ariko turashaka nyine ko wabidufashamo. aha nimba ari umurima wo guhinga. Muzehe rero narakubonye mbona nyine washobora kubintu nyine byo kubwiriza ukuntu. Kubwiriza? buriya kubwiriza byumvaga cyane cyane. wowe uranabishobora uragenda bizi cyane kabisa. abantu bina basigaye bakunda gusenga cyane ukuntu. nayo napanze nyine ngiye n'uyu muvandimwe wanjye kudupanga nyine ukuntu twari dusengera abantu nyine tukabwira bagatura ariko nyine tukabaka ku bintu by'ibiceri ukuntu. Mubagatura mwangiza mukabaka n'amafaranga. ako nyine twifashijwemo nawe nyine bavuga ati nta kuntu umuntu w'umusaza yabeshya n'abasore be n'iki n'iki nyine turi bwitwaze yo nyine kuri uri pasiteri waturutse iyo Gicumbi. Muzehe ibyo bintu urabyumva. Gicumbi ni hafi hirya za Manyagiro. noneho uyu nguyu yari pasiteri guturuka Uganda. guturuka mu Bugande. nimba utari kubyumva neza. mu Bugande. noneho uyu mutwe twawupanze rero ntabwo turi twenyine hari n'undi musore nawe twahamagaye arakaza azi Igiswahili arakivuga ukagira ngo ni yanga wahageze. aravuga ni mubi cyane ubu ndakeka nawe ari mu nzira bagiye kuza. asanzwe nawe ubwo nukuvuga ngo ibintu mugiye gukora ni ibintu byo gutuburira abaturage. n'ugusenga reka nese ntabwo uzi ko papa yari pasiteri. nose ko ni wowe. nese nta kuntu twatera ikirenge muke. ararega umwana ni nkasi. nose ko mwiba. erega umuntu aribyara. muzehe kwiba byari inzara twari ibyo duteza abantu kubera inzara by'ubujuru byizanye. ahubwo se urabyumva gute muzehe birakunda cyane ntabwo bikunda. ibyo ngibyo burangiye muzehe gaptisiyo nabyinjiyemo ni ibintu bikundaga. ubwo biri bukunde noneho ubwo byakunze ahubwo avete mwere tabi hano hantu. muze ugiye kutuvangira rwose abantu tugiye gusenga dufite amavuta yo gusenga ugiye kunywa itabi koko. mufite yo gusenga nayo kwiba rero nanjye mfite yo kunywa itabi nayo gusenga. oya wabaye uriretse se ko natwe kwiba twabiretse rwose ibi ntabwo byaba ari byo koko. sayizi ngizo buri pasiteri pasita Gapyisi. noje pasiteri ubura rero hari ikintu bavugaga ngo pasiteri abwira abakirisitu ngo tugiye mu masengesho yo kwiyiriza. pasiteri akava iwe yiririye. mu rusengero ukabura urwayura. noneho niyo mpamvu ushaka kurya itabi. rero kaninywere cyane. bino babyita kurya uba ushaka kurya itabi nyine ngo tugere. ndabona na wa musore yaje rero ubu yahageze. Mambo vipi, mambo vipi? Poa musore wanje. Muko mje? Kiswahili kiri kugichea cyane. Bro, Kiswahili kiri kugichea cyane. Bro, nataka kujua hiyo diro tu. rero ni wa musore twakubwiraga. Ntabwo muri kubyumva ko nabivuze. Urabije ko ari guteka imitwe nivuge mu Kinyarwanda. Nawe ashaka kumenya boss. Azi Igiswahili n'umukongomani. Mimi natoka Kongo. Ngo ajengereje abakongomani aje mu Banyarwanda. Mugiro gice yumve mugiro. Mimi nataka kujua hiyo diro, nataka kusaidia kwa sababu mimi najua lugha ya Kiswahili. Urumva nyine aravanga ashaka kumenya iyo diro. Kandi ndagire naga rero ndi kubaza. Aho muze kore guhita turindagiza none. How are you? I'm fine. Banagendeka. baragenda. Sijui hiyo lugha tu. Mkwaso ni mtosho. Butosho. Sijui. Mimi najua kusema lugha ya Kiswahili na lugha ya Kinyarwanda wenyewe. Ndio wakongomani
wala bashaho urumva akazi tutagiye tuve kugakora se sasa umuntu wavuye Uganda n'umushe mugano wowe ewana dore ni Uganda. ingegera ibintu bya urutozo nyongonyonyo ugomba kubizi ewana kabisa naza baragendeka urabona nyine nkuko naguhamagaye rero uyu muganda bivuga ngo uyu muganda avuga ngo iki gisambo aha nacyo urabona nyine arugozo twapanze nta nyine abantu bakunda gusenga cyane kandi nawe ndakoze neza cyane ari igisambo urumva urabona bitagisa aha najua sana bo nabwiye rero ukuntu twayipangamo neza uyu yaba pasiteri nanjye n'uyu ngo naka pasiteri umuvuga butumwa turutse kure nanjye nka pasiteri naho ngewe bo kabimbuga itere yawe baburetse utazamba ibintu muze nuko rero ubundi ubwo nyine wowe turagukenera nyine nk'umurwayi twaba dukeneye ariko ukaza wirwarishije ukuntu umurwayi none uyu nguyu nyine akagusengera ukabona nyine urakize ariko nyine twaba twabipanze neza wamara gukira runaka tukabwiriza ukuntu izo ndimi z'akazivuga gute arazivuga nako akunda arazivuga ahubwo iyo mba diakoni akaba ari uyu nguyu tuvuna akaboko nuko rero ngo bikagenda bite rero twarangiza urumva akaba ari wewe nyine tusa nkaho tuvuna akaboko noneho ukajyamo ariko hari ibintu mugiye mutari buriya rero turagenda baruta gutekereza irangegera irayo hirya y'ibisatsi bibi yavuye hanze indege yari irimo yakoze imbanuka ubwo yarokotse rero igikora imbanuka yavunitse rero yaje kwa pasiteri basengera akaboko ka kiki kare filime nk'abadayikika birajyana wese bisobisoza ubwo noneho twabikora we nyine yavunitse urumva noneho akaba ari bwo buryo dutoboreramo abantu hanyuma nkaza urwo rurimi rukaza kuzamo gute ko navuze ko ndaza nkubura mu rurimi iyi mbwira ko ugiye gufuka ntabwo imokaga umva none ndavuga wowe uravuga icyo warwaye mu Giswahili hanyuma byumvwe nani wowe uravuga nyine kuri pasiteri n'ubundi waje ukavunikira mu ndege ariko tukaba tukunyuha gusengera gatukira andusha amavuta amavuta yo ni uruca abantu none nawe uraza gufata umwanya wigisha mu Giswahili mvuga ko Imana inyijisha dasemura urumva ibyo bintu bitari bubirye urumva mu Giswahili cyamwiringa oya mu Giswahili abo narongozota nayo oya nushaka uvuge mu kidashi ariko nyine byumvikane ko ari igihe mu kivanyemo gice urumva hari ibintu mutumva iyo ugiye gukora ikintu mbona n'umuntu iyo agiye kwiba asiga asize icyari buri inyuma none ubwo mwe nimumara kubatungurira bakabafata muzehe urashaje ibitekerezo biri hasi ndagufata kandi waje nimba cyaje reka mumvane mu mubare no oya nawe oya ntago wavamo ariko nyine wizana ibyo bintu byo kubaho nese wajya kwiba ngo baragufata uteganya ko uracyura umuhaho ubundi abantu batera akaduruvayi ni abadamu aragufata umukubita urushyi utugenda uragwanira mu rusengero oya kandi byarangiye bagafata nyuma byarangiye nuhura n'umusore wabonye amafaranga bakagufata niba ari umusore ubwo muzehe niba ari umusore akigufata mutera ikofi rimwe ahita agwa hasi urumva mukubita ari umusore hanyuma se ngewe nzakizwa nani ko bagukumye uri umusore wawe iki ase bagukubita ufite n'aka gakono uhita ukamucanga mu rutugu ubundi ukikomera ubundi abasaza barutuma mufite twakira natwe nuko twavugaga ahubwo dore muve mu magambo muje mu gikorwa noneho nyine ubundi twebwe ibintu tuba twabipanze urwo rusengero rurahagana hehe biri mu buryo ubu abaturage ndavuga abakirisitu bahageze bahageze none mu gihe musanze nayo bafite umupasiteri waho yarabateguje se ko azaza abashyitsi twarabipanze ibintu byarateguwe kera biri mu mugambi byose biri mu mugambi harasigaye ikintu bita mwebwe ahubwo ubwo twabyumvikanyeho neza nta kuntu noneho twabinonosora vuba vuba tugahita tujyayo aka kanya icyiza nta no guhindura wambaye ikositimu nibyo ndabyumva abapasiteri b'iki gihe b'abasore rero nta mpamvu y'abakositimu akareka ntabwo aba ari ngombwa ugenda wiyambariye twumvikane ku bintu byo kugabana amafaranga tugiye kuzana iby'amafaranga tutahita twanayakoresha ntacyo reka mbubwireho nta kibazo urumva ngewe n'uyu nguyu turatwara 30 nyine 40 bavangegera twazanye igitekerezo se ngaho mugende mu bikore mwenye ariko nabo ba boss twakemera umubare wangegera umwese uwo twakemera da hano ni aya mabya y'Iswahili yapfuye hagaje ngenda nayavuga so 40 wafata ku ijana ubwo si cyo yicuma ufite bakita ngo mu Giswahili kuri kuvuga urabeshya igitaza agiteko ngo wateke oya boga mureke gushwana nyine ngiye tutarumvuye kana amafaranga umuntu ari bukorera
ntabwo nagenda rero ubwo umusaza nabyo urumva nabikangagura. twese turakora sibyo kandi biratuvura nta kibazo reka tuze kuringaniza sibyo Yeah. kuno umusaza ndi kumva afunze umutwe twese cyane turakora iyo byabaga dukoresha impano dufite kugira ngo tuze kuyabona nyine nabo bayaduhe batije uko muyavuga nk'aho ari ahantu mwacaye murajya gutora oya turayabona oya bari abaturage ni nko kuyatoragura neza ahubwo ubwo ndumva twana samusoni yaje kuzura umwuka ikigo ndesirera ntukavuge umukozi w'imana ngo ni Samusoni ubu ni pastor Samusoni pastor Samusoni ujye ukarenza ariko ubu cyane kuruzuka no mu rusengero ngo Samusoni nguzura umwuka Samusoni nabyo nabivuga ubundi tuvuga ati Yohana Samusoni pastor Samusoni from Uganda ibintu byo kumvuga mu izina uko wiboneye wacu kuko yavuze ko kizi Igiswahili cyavuze n'izina ryawe mu Giswahili Samusoni ni mutari ntabwo mbizi niyo sikari ubutubuzi njye navuze ko nkizi nushaka ugobeka indi muvugera goje Uganda ahubwo muzemere ko gushwana tujye mu kazi wawe mureke tujye mu kazi iyi ni job ndabindi twagiye rero twagiye iyi ni kazi tu okay hanyuma ko mudahaguruka ubwo twagiye rero Samusoni genda utanyizengesho wewe sibyo goje rero taho ibintu mugiyemo ntabwo mubizi genda ndagajya ndimenye ndagaza baturaga mbere ngafata niruka Yesu nashimwe nka mwarimu wanyu rero mpagaze imbere yanyu babwira ko mukanya tugiye kubona abashyitsi batandukanye ariko mu gihe tubategereje reka turebe waduterera agakorasi tube duhimbaza Imana ninde waduterera dutere amashyi murakoze umukobwa nadutereye neza korasi cyane rwose yabikoze neza cyane mu mama naye rwose naye nimufite amatsiko yo kureba umupasiteri tugiye kwakira pasiteri kutoka arabibwira ariko haleluya 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 turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo amen itorero ry'Imana muraho Yesu abagirire neza kubatanze rero banyita Samusoni pasiteri nurutse Uganda ariko nyine nari umunyarwanda niyo mpamvu muri kumva ari kuvuga n'ikinyarwanda nanze kwigwa mvuga ibintu byo mu Bugande kuko ahanini abenshi hagiye baba haleluya 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 amen nk'uko mubibona rero uyu munsi mwagize umugisha cyane kuba naje kubabwiriza nk'umuvugabutumwa waturutse mu Bugande ni ubutwari bwinshi bukomeye haleluya bongera musubiremo haleluya ntabwo ni jyenyine dufite n'abandi bavugabutumwa baturutse za Mozambique uyu munsi mwagize umugisha ukomeye cyane muraba mwihanganiyeho gato mu gihe baraba bakiri gutambuka si umugisha nta kibazo mwakomeza mukavuga murakoze muramwakiye gute turamwakiye mu izina rya Yesu Kristo amen ese abaho umugisha cyane reka twakire n'abo bapasiteri bamaze kuvuga
urabona ko ari umusaza ufite imbaraga Imana yasize amavuta Haleluya abakirisitu. Amen. Haleluya. Amen. Ndana amavuta mufitera agagenzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana iravuga tugiye kububakira. Haleluya. Amen. Amen. Imana icyubahiro. Ntabwo byemewe. Muri Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Natangiye kubona arimo afite ibibazo. Wa musore ufite ibibazo nabibonye cyane. Haguruka. Aha, urafite ibibazo. Amen. Uretse bundi. Aha, ese bundi rero barakwibye. Kamano bakusengere. Ese wakwibye? Aha, barakwibye hose na Yuda, sibyo? Aha, Pastor Gapchisi. Aha, wamusengera. Namusengera nta kibazo ariko haracyarimo abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Harimo n'abandi nagiye mbabona Imana yagize. Ndi kubabona mu benshi cyane, ndi kubabona mu benshi cyane. Waba wihagurukiye kwicara ngaho. Baragusengera mu kanya. Hanyuma rero tugiye kwakira. Waba muretse manzu bibwire. Kuba cyanje banyamuje Gapchisi. Uyu murimo umbateri wanyu akaba yaradutumiye ko hazaba igiterane, akaba yaratumiye na Batandani. Aha, Bavuye mu Bufaransa, hari n'abandi nabo bakiri mu nzira bavuye. urabona nyine uyu munsi ni umunsi w'umugisha gusa. Hari n'abandi batari bahagera hano uretse ko yaduhamagaye mu kanya ngo yakoze impanuka, ariko kubwo ubushake bw'Imana aragera hano ngaho. Arakira mu izina Uyu munsi Arakira. Haleluya. Uyu munsi inzozi zose twagize ibibazo byose twagize uyu munsi biri buze gukemuka. Haleluya. Iyo ikintu musabwa gusa ni ukwegera Uwiteka mugatura amaturo mugasenga cyane. Haleluya. Yesu arabagirira neza cyane. Nuko rero twabivuze ndabona umupasiteri yahageze. Aha, komeza uze karibu. Poa. Nakuya kwa gari iendeka tu. Ngo yagendeye nyine mu ndege yakoze impanuka ariko nyine yarokotse. Ariko yavunitse akaboko konyine. Nta kibazo, ibyo byose turabisengera bigakira. Mwakigira hino. Nukuri Imana yohereje muri uru rusengero rwacu, muri iri teraniro ryacu yagize neza. Uyu munsi urakira. Arakira. Bo, anasema nini? Mungu anakubadilisha. Okay. Anakubadilisha Mungu. Ninafuta shida kwa mkono wangu. Murabona nyine ngafite ikibazo ku kaboko ke. Mimi nataka saidizi ya Mungu. Ngarashaka nyine ufasha bw'Imana. Najua hapa aliko pastor kutoka Uganda. Yaje hano power tu ya Mungu. Okay, ngo yaje hano nyine mu gusenga. Ariko nyine ngo pastor waturutse Uganda. Aravuze ngo afite imbaraga power. Tega amatwi. Ngo nyine ngo yaje hano mu gusenga. Ariko nyine ngarashaka ko pastor waturutse Uganda yamusengera kubera ko afite imbaraga zirenze. Akubundi iki kigo turi kukigisha. Kiri kutwigisha cyangwa turi kutwigisha. Uyu niko batubwiye ngo afite ibibazo. Uyu ni wundi baramuroze. Niyo mpamvu. Turakusengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Huyu pastor, huyu anafite ibibazo mke wili. Anafuta shida kwa Mungu. Kwa Mungu. Sasa hivi mimi natoka Kongo. Hapa nasikia aliko pastor nguyu ngo akabaturuka muri Kongo ariko nguyu pastor akabaturuka Uganda. Haleluya. Amen. Baratura basengera bose barakira bose. Nkuko rero abitubwiye mureke pastor waturutse Uganda byibuza asengere uyu mupasiteri waturutse Kongo. Manda basengera amaturo tugiye gutura. Amaturo nta mukimukana. Bo mureke nyine pastor waturutse Uganda amaze asengere pastor waturutse Kongo amanze akire biguru zangu. Mungu anaenda kufanya kwa maisha yako. Uko bivuga.
sawa muri kutubesha Oya. vuga ibintu avuze mu Kinyarwanda. mu Kinyarwanda intungu zangu gufata nini kumufasha Nako kumufasha se byonyine utegeka amatwi ari guhurutura ibigambo by'ishuka tubesha muri abateka. Ako umva pasiteri iyi ndyamirizi y'umukobwa ushaka kwemura yuzuye satani iyi ngiyi uyu turamuzi afite amadayimoni turamusingira biyakumura abandi oya turamusingira anagwana mu mutwe wiwe rero ariko anagwana rero tugeze mu mwanya wo gutura tugeze mu mwanya wo gutura no guhimbaza Imana nta gaseke ngo duturera nta mudiyakoni wawe uri mu Utangiye kuzana ibyo gutura aka kanya se. Sinabivuze ngo nabatura. ubwo borozi humura urakira Ceceka mukobwa, ceceka. wowe urakira Urakire. Toka satani wowe. dutura amaturo dukorera umucungu Amashyi menshi kuri mwese. Muture nta kibazo. umuntu afite cyose ashyiramo muture Muture nta kibazo. na telefone turazemeraga twiko turaturana n'amakupi turagemberaga mera ntabwo turi gutura murabona ko nakubabesha sawa murazibona n'amadati gatangiye kuza nta kibazo Imana irakugirira neza ashyiramo kigapa turajya pasiteri waturutse Kongo turajya pasiteri waturutse Kongo izi ni impano izi ni Imana nta mavuta y'Imana Amashyi ariko amashyi. amashyi cyane murakoze gutura buri wese yaba yicaye rero icara muko turagusengera murakoze rero harimo abatuye amatelefone onchini no komeza uhagarare chini murakoze rero gutura mwese wa musore nakubonye watuye neza cyane haleluya amen amena Imana irakugirira neza cyane Kansengera ngo mbone urubyaro. turagusengera urabona urubyaro urarara ugize neza zigize Imana ntabwo bajya bayitwabagura mu kuhumura oya biragize bigize neza zigize haleluya amen wowe ninde ni Sawa Yakobo Petero wabonye Zakayo sawa tugeze mu mwanya wo gusengera amaturo Reka tubasengere. mumirije dusengera amaturo Imana yadutaye muhumirize rero muhumirize uyu mukozi w'Imana dusengere Mwicishe bugufi dusaba byose. kira cyane ko gihumishije bambesire ko mujamiriza haleluya Imana yakoze kuduha amaturo Ndabona bahumirije. Mwicishe bugufi. Uwiteka Mana ishobora byose. mani kumeye turaguciye ko turinze Imana nyamana. Muvuge ngo amena. Amena. Imana gusenga. Turakwinginze. Ngwino usubane natwe. Uri Imana nyamana. Nawe ngwino usubane natwe. Turinde abadayimoni mu izina rya Yesu. Yuka barangiye. kandi nabibabwiye ngo nabatubuye mumberetse telefone yawe None se. Oya, ujye mwindengaga ku mwana.